bamanika amatangazo bakavuga ngo birakurangiriye, bikurangiriyeho. Iyi Imana igutabaye niyo bagaruka bakavuga ngo Imana yasenze iramutabaye. Oya, ndumva before any madryness taxe bisha kasubiyemo. Imana yacireje y'abarozi, ireje y'abapfumu, ireje ya za Dagoni, ireje ya za Nyabingi, ireje y'abarangi, iri hejuru ya byose. Uwibwira ngo yarakurangije aribeshya. Imana nyiringabo iri hejuru ye. Tuvuge ngo amen. Wa wundi wakubwiye ngo wampaye rifuti ukayimwima, ejo mugahura twaye imodoka nawe uri kugenda n'amaguru. Mana ishimwe. Ejo mugahura nawe ubuzima bumeze neza, kuko ibihe birasimburana. Ni nayo mpamvu udakwiye kwiheba. Oh Yesu, niyo mpamvu udakwiye. Basuje mu izina rya Yesu, bakunzi banjye, inshuti zanjye, abo dukunda kubana kuri channel Imana ni Nziza TV. Imana ibaho umugisha. Kwa kundi nabwiye ko nzatwaganira ijambo ry'Imana. Reka ntangire nshimira wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Wowe wakoze like, share ndetse na comment, Imana iguha umugisha. Hanyuma nkwibutse ko subscribe umuntu umuntu ayikora rimwe. Nguvuga ngo kari akazogera umuntu akanda, umuntu agakanda rimwe. Iyo ukanze kabiri ivaho. Njya ngira abantu bankunda bakambwira ngo ese pastor wajya nkandaho nka kabiri, ariko oya, umuntu akanda rimwe ibihagije. Hanyuma nanone ntukarebe ikiganiro ngo ugitakaze. Nukuri iyo ureba ikiganiro ukakirangiza, ipfundo ry'ikiganiro riba ririmo hagati. Ukuvuga ngo buriya message Imana yampaye ibirimo hagati. Noneho iyo urebye ikiganiro ntugisoze, buriya ntabwo message y'Imana yampaye ubu kirangije. Rero ndashimira wowe ufata umwanya wo kukireba, Imana iguha umugisha. Nongere nshimira umuntu ufata kino kiganiro akagishyira kuri state, akagisharinga abandi. Nukuri Imana dati iguha umugisha, kuko umfasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Haraho nge ntabasha kugera, ariko iyo postinze kino kiganiro abantu bakakireba, nukireba babaye akongera akanezerwa. Rero ikigufashije gifashisha abandi. Nukuri Imana iha umugisha abantu babireba hanyuma bakabisharinga abandi. Mbasabiye umugisha mbikuye ku mutima, Imana ibaha umugisha. Nongere nshimira abantu banditse comment mu kiganiro nasohoye. Imana ibaha umugisha. Uyu umuntu ambwiye ngo arankunda, biranezeza. Iyo umuntu ambwiye ngo arankunda, kandi mbivuze mbikuye ku mutima, abantu benshi baboze babwira ko abakunda. Rero iyo mbwiye ngo Pastor Diane ndagukunda, Pastor ndagukunda, numva nezerewe. Hanyuma mbibutse ko umuntu wandika wese muri comment mpita mbona izina ry'umuntu. Kuvuga ngo iyo wanditse muri comment mpita mbibona, kuko comment amazina ya uyu wanditsemo ahita agaragaramo. Rero iyo wanditsemo ndakubona ko wanditse, Imana iguha umugisha. Wowe wambwiye ngo urankunda, nanjye ndagukunda. Wowe ureba ikiganiro tunyuza kuri Channel Imana ni Nziza, Imana iguha umugisha. Wowe wakoze like, share ndetse na comment. Comment abantu batazi kuzandika muri comment uzabona ko hasi yanditseho ahantu wandika comment. Hanyuma like nukunyuna ubu subscribe nukanda ukazogira, uzabona haba hariho umukariyo utari wakanda. Iyo ukanze rero ubu mpaye subscribe. Rero Imana iha umugisha wabikoze. Munyemere dusenge hanyuma twinjiye mu ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye kandi turakubashye, izina rye rihabwa icyubahiro, bwami bwawe nibuze. Tugushimiye kubana natwe ko bwije no ko bukeye. Imana itadutererana mu byago no makuba. Imana idukunda kandi ikabana natwe. Imana iturinda ndetse ikaturindira n'abacu. Imana nyamana se mwami wacu Yesu Kristo, izina rye rihabwa icyubahiro. Uha umugisha abadukurikiranye kandi iri jambo rigere ko ryateguwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Mbere ko tuganira ijambo ry'Imana, hari akarimbo kari kumfasha musiko nkunda kuririmba, ndabikunda cyane. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya y'abandi batamba,
Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya y'abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya y'abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benazafu, nimva mutima. Haleluya. Imana ikuremera amashimwe, Imana ikuremera ibyishimo, Imana ikuremera umunezero. Imana data yongera ikuremera ibyishimo. Umaze igihe kinini utishima. Hari igihe umuntu abaho akaba mu gihe cy'umubabaro, umuntu akaba mu gihe cyo kutanezerwa. Bwana Yesu wasifiwe. Umuntu akaba mu gihe cy'umubabaro cy'amarira, ariko Imana ikuremera ibihe by'ibyishimo. Muri byuzuye umwuka wera aravuga ngo nahoraga njya kumva amashimwe y'abandi, ngo nkarebera amadirishya abandi batamba, ngo ariko Yesu utarobanura ku butoni araza ndemera amashimwe. Rero Imana ikuremera amashimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ikuremera ibyishimo, Imana ihindure paje y'ubuzima. Ubuzima bwawe ubamo n'ubuzima bucanganye, n'ubuzima bw'umubabaro, ni bwa buzima bukwibutsa ko aho uvuka badakira, aho uvuka badatera imbere, aho uvuka batagira inzu, aho uvuka batagura imodoka, aho uvuka nta rigare ribayo. Ni bwa buzima bukubwira ngo ntuzatabarwa. Imana ihabwa icyubahiro, ariko Imana ikuremera ubundi buzima, Imana ikuremera amashimwe, Imana ikuremera ibyishimo imbere y'abagukwena, imbere y'abagusebya, imbere y'abandi bavuga ngo ntaho uzagera. Before the instance manda ya silver nari mvuze ngo Imana ikuremera ibyishimo tutererebo. Iyo wirebye kavukire yiwanyu ikubwira ko ntaho uzagera, ikubwira ko nta nzu uzagura, ikubwira ko nta modoka uzatunga, ikubwira ko utakuba ku rugo, ikubwira ko badakora mariage, ikubwira ko n'uwubatse rusenyuka. Imana ishimwe. Ariko Imana ikuremera amashimwe, Imana ikuremera ibyishimo. Uyu muri avuga ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe, ngo nkahora njya kuvumba, ngo nkarebera amadirishya abandi batamba, ngo ariko Yesu utarobanura, Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Birashoboka ko ari akazi kawe kapfuye, birashoboka ko ubucuruzi bwawe bwapfuye, birashoboka ko Satani yagushenye agasenya n'ibyawe byose, ariko umva nkumenera ibanga nta kitagira iherezo. Dawidi yavuze ijambo nkunda, haravuga ngo hari umuntu yarira. Hari igihe umuntu aba mu gisuzuguro abantu bakabimenya, naho uvuka bakabimenya, aho utuye bakabimenya, bakamenya ko byagucanze, bakamenya ko byakuyobeye, bakamenya ko byakurangiriyeho. Ariko mva nkuhanurire, iri jambo ryakire, aho birangiriye niho Imana itangirira. Aho umuntu ageze nyuma ya zero, umuntu akavuga ngo ndabona birangiye, niho Imana ikora imirimo. Umva ukuntu iri jambo rivuze mu gitabo cy'Itangiriro ibice 20, Itangiriro ibice 30 murongo wa 22. Itangiriro ibice 30 murongo wa 22. Mutwe ijambo ravuze ngo Rasheli abyara Yosefu. Rasheli abyara Yosefu. Ndafashirwa, ndumva meze neza. Ndagukunda Yesu we, je t'aime Yesu we, I love you Jesus, nakupenda sana. Ndagukunda Yesu we, je t'aime Yesu we, I love you Jesus, nakupenda sana. Haleluya. Reka nongere somuswa nkunda kurimba, nkunda Yesu. Imana aravuze ngo Rasheli abyara Yosefu.
22 umurongo wa mbere havuze ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira. Imana ikumvira. Imana iguha icyo umutima ushaka. Biravuze ngo haravuze ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira. Imana ikwibuke mama nkurikiranye, Imana ikwibuke papa nkurikiranye, Imana ikwibuke muri wanjye musaza wanjye, Imana ikwibuke. Haleluya. Imana yibuka Rasheli iramwumvira izibura inda ye. Haleluya. Biravuze ngo izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu ati. Haleluya. Abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi. Niyo narekeraho. Bibiliya iravuze ngo Imana yibuka Rasheli. Ndanezerewe cyane. Imana yibuka Rasheli. Mu migeragezo urimo agiye gufashwa mwihangane, mu bihe bikomeye uhagazemo, Imana ikwibuke. Imana ikuvane igisuzuguriro. Imana iguhindurira amateka. Ntago nzi igihe uhagazemo, ariko Bibiliya before any madrayi ndakumva Yesu. Haleluya. Bibiliya avuze ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira. Ijambo iravuze ngo izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu. Abyara umuhungu. Izibura inda ye, asama inda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi. Amwita Yosefu ati Uwiteka ati Uwiteka icyo yangeneye, Uwiteka anyongeye undi muhungu. Yego. Ati Uwiteka anyongeye undi muhungu. Haleluya. Imana Nyiringabo yongera ikongera umugisha. Birashoboka ko wahoranye ubucuruzi ariko ukaba utagicuruza. Wahoranye akazi ariko ubu karahagaze. Wahoze ufite umugisha ariko uyu munsi byarafunze. Satani yaguteje inyatsi, Satani yaguteje icyangiro, Satani yaguteje igihombo. Mana ishimwe. Ahari Rasheli yari yarategereje undi mwana ariko ntiyamubona, ariko arasenga. Maze igihe nkubwira ngo amasengesho nibwo buzima. Nurwana urugamba ukabona utarushoboye, iyo amaboko y'abantu ananiwe, ay'Imana niho atangirira. Iyo umuntu ageze aho birangiriye, iyo umuntu ageze aho bikomeye, aho niho Imana ibigiye gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya ivuze ngo Uwiteka yibuka Rasheli. Nari mvuze ngo Imana ikwibuke. Imana igukureho igisuzuguriro. Imana iguhindurira amateka. Imana igarura amafaranga wahoranye. Wahoze ufite amafaranga, wahoze uri umukire, none ubu na telefone ntago icyakira. Usigaye umara igihe kirekire ukibaza niba mobile money yawe yarapfuye kuko utacyakira. Nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ugiye kwakira, ugiye kongera wakira umugisha, ugiye kongera wakire. Imana igiye kongera ihindura amateka. Bakubwiye ko utazashaka, abarozi barakuzinze. Imana ishimwe. Abarozi bafashe ubuzima bwawe, nawe uri mu buzima bukomeye urabibona. Kubaho birakugoye, no kwishyura inzu bisigaye bikugora, kwambara no kurya ntibyoroshye, ariko Imana yongera ikwibuke. Hari igihe kimwe Imana yigeze ikwibuka bigenda neza, none ubu uri mu gihe bitari kugenda neza. Imana yongera ikwibuke. Ebifodrayi. Haleluya. Imana yongera ikwibuke. Imana iyo ikwibutse ikwibutsa abakwibagiwe. Imana iyo ikwibutse ikwibutsa abagutaye. Reka mpanure uyu muntu umaze igihe arira.
umaze igihe ubabaye, umaze igihe ufite umubabaro, ufite agahinda, mutima wawe urarushye, urarara ukabyukurira, urihebye, ugeze ku rwego wumva ko bo ntacyo bikimaze kubera ibigeragezo uhagazemo. Imana ije kubigukuramo. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Kasubiremo. Haleluya. Nari mvuze ngo before dry instance manda ya sika. Ndakumva Yesu. Haleluya. Rapifo enima. Ndakumva mwana w'Imana. Nari mvuze ngo tuterere bodrayi. Buzimu mazemo igihe. Imana ije kubukuraho. Uyu mubyeyi uri kurizwa n'urugo. Imana ije guhanagura amarira. Abarozi baguteje icyangiro, sigaho ushwana n'umugabo utazi icyo mupfuye. Mugabo ajya kukaza aseka akagaruka adaseka. Imana ije kubikuraho. Mvuga n'uyu muntu Imana yeretse wacuruje agahomba. Abarozi bagutwaye umugisha wawe. Wajya gucuruza bikagenda, none burimo acuruza bikanga, buri kimwe cyose ukoze cyanze. Ugeze ku rwego wibaza icyo uzakora byakuyobeye. Hari n'uwisize imiti y'abapfumu biranga, hari n'ibyo mwakarabye biranga, barakurasaze biranga, bakubwira ko uzasha ko bakurasaze biranga. Kakubwire ngo hari Imana itanga urugo, hari Imana itanga abagabo, hari Imana itanga ubucuruzi, hari Imana itanga amafaranga, hari ebifodragi, hari enima. Imana ihindura amateka. Ndaguhanuriye akazi umaze igihe warabuze, Imana igiye kukaguha. Haleluya. Nari mvuze ngo hiyera yo kabyara igiye kukaguha. Wowe uri kuribwa umugongo Imana inyeretse. Gongo urakubabaza cyane. Imana ije gukiza uwo mugongo. Tumva ninjiye ndumva ndi mu cyumba cy'ubuhanuzi. Tumva Imana inzamuye mu cyumba cy'ubuhanuzi. Ndumva ishigwira imbwira ngo bwira abantu bari gukodesha ko bamwe Imana igiye kuza kubaha amazu. Cyangwa mukaza kubyizera. Kwizera kurarema. Mu gitabo cyo kubara gice cya 14 hari amagambo ambwira ngo Mose agiye kugera muri cya gihugu ngo barimo bagitata. Ngigiye bagiye kucinjiramo, Mose afata abo bari kumwe nawe. Afata abahango barabagabo 12. Afata harimo Kalebu na Yesuwa. Ngo arababwira ngo nimugende mutate kira gihugu. Kuko ntibari bwinjire mu kindi gihugu batohereje abatazi. Ngo baragenda baragitata. Ariko ngo bagitase, ngo igihe bagezeyo ngo babona abanake nk'aba bandi ujye ubona amajwi ayo wumva nakubwira ko nabo byaro utazabashobora, amajwi akubwira ko ntaho uzagera, amajwi akubwira ko nta diploma uzabona, amajwi ya Satani akubwira ko uzapfa utubatse inzu. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu uzayubaka, ndaguhanuriye mu izina rya Yesu uzashaka, ndahanuye mu izina rya Yesu uzabyara, ndahanuye mu izina rya Yesu bazagufatira irembo, bazagusaba gukwe, uzashyirwa nk'abandi, uzubaka nk'abandi, abana bazagera kure, uzagera kure, uzagura imodoka, uzagura inzu. Kubaho nabi ntabwo ari umugabane wagabanye bw'ibyago bikokana. Haleluya. Kasubiremo. Kubaho nabi si umugabane wagabanye bw'ibyago bikokame. Pastor Dia, ejo hawe ni heza. Mama nkurikiranye, ejo hawe ni heza. Birakurangiriyeho, aho birangiriye niho Imana itangirira. Aho umuntu abona birangiye. Muri myari myindirimbo nkunda aravuga ngo namenye kuri Imana, namenye kuri se w'imigisha, Mana imuri bihe erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, Mana imuri bihe erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha. Haleluya. Namenye ko uri se w'imigisha, Imana yimuri bishye. Haleluya. Baraguhanuriye ugeze ku rwego ibyo uvuga ngo ibyo bahanuye barabeshye. Ntago babeshya. Imana ije kubisohoza, nta na kimwe kivuyeho. Imana dati habwa icyubahiro. Ngo baragenda bageze muri iki gihugu, ngo barimo bagitata. Ngo harimo abagabo b'abanyabwoba. Imana ikurinda amajwi ya Satani agutera ubwoba. Niba aricyo cyambere kica n'ubwoba. Iyo umuntu agize ubwoba arapfa. Iyo umuntu agize ubwoba butera diabete, bugatera umutima ubwoba ni bubi.
bwoba Satani akubwira ati dore urabye abana bawe ntibazabaho, ntago baziga, nta kazi ugira, uzabaho ute, ejo urasebye birakurangiriyeho, biranze, uzushira iki nyir'inzu, mbese ejo uzarya iki, uzambara iki. Satani akagutera ubwoba, nawe wabyitegereza ukabona ko bikurangiriyeho. Ariko humura, ndaguhanuriye aho birangiriye niho Imana itangirira. Iteka kugira ngo habeho ubutabazi bw'Imana birabanza bikagera aho bisa naho birangiye. Muri ibyo n'ingi ndirimbo nkunda aravuga ngo iyo birenze inkombe ntago birenze ijambo Imana yavuze. Iyo birenze inkombe, iyo birenze, ubu dufite abantu bazi ko byaturangiriyeho, ariko mukabyara dufite abantu bazi ko byaturangirira, akavuga ati ngewe ndakwemeje, akagenda akaroga, akajya mu bapfumu, agatanga ibitambo, akabibwira ko byarangiye. Aribeshya. Kasubiremo, uwakuroze ngo batakino gihugu ngo bamaze kugitata ngo baragaruka, ngo bageze imbere ya Mose bazana inkuru z'incamugongo. Imana ikurinda amakuru y'incamugongo mu izina rya Yesu. Uhereye none wowe nkurikiranye, Imana ikuremera amakuru y'umugisha, Imana ikuremera umunezero, Imana ikwereka ibyo yakoze, ntiwongere gutenguka cyangwa ucika intege, ahubwo urebe ibintu Imana yakoze bigutere kongera kugira ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Ngo baragaruka bageze imbere ya Mose, ngo babaga abanyabwoba, baramubwira bati rero Mose, aha igihugu twagiciyemo, twagitase, ni igihugu cyiza, ni icy'amata n'ubuki, ariko igitangaje abagabo twasanzemo, icya mbere ni barebare, twebwe ntacyo tuvuze, icya kabiri ni banini, icya gatatu twe twitegereje tukareba. None wumva igitangaje, barimo batata igihugu, ariko nta nubwo bano bagabo bigeze bavugisha, ntago bavuganye nabo. Nk'uko Satani agutera ubwoba, ukagira ubwoba bw'iminsi utaraninjiramo, akakubwira ngo ejo ntago bizakunda, akakubwira ngo ejo ntibizemera. Satani akubwira ngo ejo ntibizemera, uzamubwire ngo n'ejo bundi byaremeye, uzamubwira ngo nacyajye bikomeye, Imana yarahabaye, uzamubwira ngo sibwo bwa mbere y'inzu nyabuze, Imana ikayampa, uzamubwira ngo sibwo bwa mbere ndwaye, Imana ikankiza, uzamubwira ngo sibwo bwa mbere bampapiriye ava, Imana ikongera ikishura. Ngo abagabo b'abacantege baramubwira bati Mose, igihugu twagitase, twagiciyemo, ni igihugu cy'amata n'ubuki, ariko abagabo twasanzemo ni barebare, icya kabiri ntago twabashobora. Hanyuma ngo Mose acika intege. Bibiliya irambwira mu gitabo cyo kubara mu bice 14, ayo magambo uzasangamo ngo we na Aroni bikubita hasi, ngo imbere y'iterano ry'Abisiraheli, imbere y'amahema yabo, ngo babamba amaboko. Babambye amaboko Kalebu na Yesuwa. Haleluya. Ndafashijwe before dry instance. Imana ije yo kuvana mu gihe uhagazemo, Imana ije yo guhindura amateka. Hari ikindi gihe giye gusimburwa igisimburanyijwe n'igihe cy'umunezero. Igihe utinzemo n'igihe cy'umubabaro n'igihe cy'amarira, n'igihe uri kubaza Imana ngo Mana uri hehe. Ariko humura mwene data, Imana ije guhindura amateka, Imana ije guhindura ubuzima. Haleluya. Ngo hanyuma Mose, ngo Kalebu na Yesuwa ngo babwira Mose, baramubwira ati rero Mose, twabibonye koko, aba nake twabitegereje. Ndafashijwe ntangiye kurira. Twababonye, ni abanyembaraga, ni bagari, ni abantu nyine bafite imbaraga, ariko niba Uwiteka twishimira, tuzabarya nk'imitsima. Umva uko umuririmbyi yaririmbye, yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndaha amahoro, kubw'imbabazi ze ndaha amahoro. Aravuga ngo naba ndiho nubwo ntabaho, nzi ko nkundwa na Kristo, kandi Kristo ampa ibyo nkeneye byose. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ati Mose, twabibonye ni bagari kandi ni banini, ariko niba Uwiteka twishimira. Ubwo umwami Yesu ankunda ndaha amahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndaha amahoro. Nuhagiwe n'amaraso, nkomezwa n'ubuntu bwinshi, kandi amfashe n'ukuboko ndaha amahoro. Ubwo umwami Yesu ankunda ndaha amahoro,
kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Niragisha Imana Data nkuma muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka Wera ndamahoro. Byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. No mu byago nzaririmba ndamahoro. Naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose. Haleluya. Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Aramubwira ngo Mose, aba bagabo ni bagari, hari igihe amaboko akurwanya aba aremereye, ukabona utayatsinda, ukabona utayashobora, ariko umvira ijambo, nuhagurukirwa n'abanyamaboko uzapfuka musenge. Nuhagurukirwa n'abakurusha imbaraga uzapfuka musenge. Nugera mu buzima bugukomereye uzapfuka musenge. Nugera ahantu ukabona ko ahantu ugeze nta bindi byiringiro, uzongere wibuke ibintu Imana yakoze, byongere bigutere ibyiringiro, byongere bigutere gukomera, byongere bitume wongera gusenga, uvuga uti Yesu nabonye cya gishya, n'ubu ndacyamwizeye. Imana Data ihabwe icyubahiro. Ndafashijwe. Uvuga uti Yesu wishyuriye abana banjye amadeni, cyagiye abana bakiga, n'ubu ndacyamwizeye. Uvuga uti Yesu wanyishyuriye inzu, bampaye piriyave, n'ubu ndacyamwizeye. Uvuga uti Yesu wampaye akazi. Imana ishimwe cyane. Yesu wampaye akazi, n'ubu ndacyamwizeye. Haleluya. Wongere ukomere, wongere wizere, wongere wambara imbaraga. Imana ishimwe. Aramubwira ngo Mose, twabibonye aba nake ni bagari, aba nake ni bafite imbaraga, ariko niba Uwiteka twishimira. Haleluya. Hari igihe umuntu agera aho birangiriye, ndumva mfashwe mwihangane. Hari igihe umuntu agera aho birangiriye bikarangira, wareba imbere ukabona ko nta nzira, wareba inyuma ukabona ko nta nzira, impande n'impande ukabona ko nta nzira, hakaba nta muntu umwe wagutabara, hakaba nta muntu umwe wakurengera, ni wowe wizeye ntagire icyo akumarira. Hari igihe umuntu agira amahoro akaguhinduka, gasigara wenyine, gasigara mu buzima bugoye, gasigara ubaza Imana ngo Mana niki kikundekesheje. Umuntu yagera ahantu umutima unanirwa, na Yesu byigeze bimubaho. Ageze mu gashyamba kitwa Getsemani, ngo arapfukama arasenga, ngo atangira kurira, Mariya ngo azavanze n'amaraso. Abwira Imana, arabwira ngo Data niki kikundekesheje. Ndafashijwe mwihangane. Aravuga ngo niki kikundekesheje, niki gitumye ngo ndwana isoni nagukoreye. Yesu ngo aravuga ngo niki kikundekesheje, ariko Yesu ngo avuga ijambo rikomeye. Ubwo yavugaga ayo magambo, ahari abadayimoni baraserebuye, ahari abadayimoni babyinye insinzi, ahari abadayimoni babonye ko birangiye, ariko Yesu yongeraho ijambo rikomeye. Aravuga ngo Data bibuka ushaka byo kubuko ushaka. Bibirambwira ngo uwo mwanya marayika w'Imana amwongerera imbaraga, amwongerera tutererebo. Ndafashijwe manda ya sire grome, amwongerera imbaraga. Yesu ngo arongera arakomera. Imana ikongerera imbaraga, Imana ikongerera imbaraga, Imana ikongerera imbaraga. Ye mama warucitse intege, urumva urwo rugo warusohokamo, urumva wasenya kubera ibigeragezo, abarozi bagutwaye umunezero, rugo rwawe nta mahoro akibamo, hasigaye abamo induru gusa.
babateje inyatsi, nta mafaranga mukigira, urakora ugahomba, uracuruza ugahomba, urimo urarota inzozi mbi, ukarota urya ibinyama, ukarota uhagaze mu marimbi, urarota abapfuye, imbwa zikwirukankana, urarota inzozi mbi, urarota inzoka, urarota uri mu mashuri, wongeye usubira iwanyu mu cyaro, wongeye gusubira kwiga. Bisobanura ko uri mu gihe cy'ibigeragezo, ariko Imana ije kukwibuka. Nimara kukwibuka, Imana iraza kubikuraho. Bibiliya yambwiye ngo Imana yibuka Rasheli. Imana yibuka Rasheli. Imana ije kukwibuka. Imana ije kumara umubabaro. Imana ije kumara agahinda. Wari kubwira Imana ngo Mana ndemera igishoro, nukuri kose Imana igiye kukiguha. Wari kubwira Imana ngo Mana wamfashije abana banjye bakajya kwiga, abana baratsinzwe no kubajya kaminuza, Imana igiye gucira inzira byemere. Imana igiye guca inzira. Wowe urwaye diabete, Imana ije gukiza. Wowe uribwa amaguru amavi akakubabaza, yukandagiye umva amaguru ajemo ibinya, wagenda ukumva amaguru arimo ibinya, mavi yawe ukumva arakubabaza cyane, Imana ije gukiza ayo mavi. Hari n'abavuga ngo ni imitsi, ariko rimwe mwe ntabwo aba ari imitsi. Hari n'ibyo umuntu atamuka baguteze, ukahanyura bamaze gutega, ibyo baguteze bigahita bikuzamukiramo, ariko Imana ije kubikuraho. Ni ukuri, Imana ije gukiza, Imana ije gutabara. Wowe uri kuribwa mu mpyiko, Imana ije gukiza. Uyu muntu uhorana isereri, Imana ije kuyikuraho. Wowe ufite agahinda ko mutima, mbonye Imana ikumara agahinda, mbonye Imana ikumara umubabaro. Nukuri ndakurahiriye, ntabwo uzahora ubabaye. Pastor Dia, ntabwo uzahora ubabaye. Murumuna wanje unkurikiranye, ntabwo uzahora ubabaye. Papa wanje unkurikiranye, ntabwo uzahora ubabaye. Ko bushemera Imana iraza kubukuraho. Imana irakuremera akazi. Akira akazi mu izina rya Yesu. Akira kubw'iryo zina mvuze, izina rirema, izina ribeshaho, izina rihindura ibyanze guhinduka. Nari mvuze ngo akira akazi, akira kubaho, akira diporome, akira perime wakoreye ukabura, akira imibereho mizima. Jambo ryavuze ngo Imana yibuka Rasheli, izibura inda ye. Arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Imana inkuyeho igitutsi. Ntabwo nzi igitutsi umaranye igihe. Ahari wenda igitutsi umaranye igihe, nicyo bakubwira ko wasebye, nicyo bakubwira ko nubwo usenga utazatabarwa, nicyo bakubwira ko wataye umutwe ndetse wayobye, nicyo bakubwira ko wabuze ubwenge, nicyo bakubwira ko wasaze ko wagiye mu by'abarokore, nicyo bakubwira ko uzapfa udatabawe. Hari igihe umuntu aguhagurukira akagufatanya n'igihe, akakurebera mu gihe urimo, akakubwira ngo wowe uzapfa ntacyo wimariye, akakureba kuriya, akavuga ngo wowe ntawe uzigera ugera kubera igihe uhagazemo. Bora abantu bazi ko byarangiye ku buzima bwawe, bakavuga ngo dushyizeho akadomo birarangiye. Ariko umvira ijambo, hejuru y'akadomo abantu bashyiraho haba hari Imana. Umwana w'umuntu agufatanya n'igihe uhagazemo, ko hari igihe duhagararamo abantu bakimenya. Ubu tugira abantu babaririza amakuru yacu bakamenya ngo Pastor Diana abayeho ati. Hariho n'uwareba kino kiganiro cyanjye atari uko nkunze, ahubwo ari ukugira ngo arebe uko mbayeho, arebe uko mpagaze. Yirwa bariza ngo ese ntaraseba, ese abana barakiga, ese baracyarya, ese aracyabaho ati. Tugira abantu birwa babariza aya makuru, tugira abantu birwa babariza ku gikode cyangwa wubatse inzu, tugira abantu bashinzwe kumenya ko ugifite akazi cyangwa bakwirukanye, tugira abantu babaririza bakajya babariza ko utarashaka, bakabariza ko utarabyara, bakabaririza niba urugo rwawe rucyubakitse. Niyo mpamvu nugira ikibazo zirinde kukibwira umuntu utaramenya imibanire yanyu wowe nawe. Twayaga tugira ikibazo, njye najyaga ngira n'ikibazo, umuntu wese umbwiye ngo arankunda nkumva akankunda,
ariko namenye ko hari abatubwira ko badukunda batanadukunda babaho ni ukuri. Noneho nge nkabona n'umuntu wese ungira neza nkumva nikankunda. Oya ntibazakubeshye. Hari umuntu uza mu buzima bwawe wowe ukibwira ko aje ko agukunda, ahubwo aje kureba ubuzima ubayemo, akaba yanabishetera, akaba yabishyiraho n'amafaranga, akaba yabivunikira kugira ngo aze kumenya uko ubayeho gusa abone amakuru y'ibyo atangaza. Bene nk'abo rero Imana ibima amakuru, Imana ikwibuke, Imana igutabare, Imana iguhindura amateka, Imana iguhindura ubuzima. Haleluya. Nari mvuze ngo Imana iguhindura amateka. Ubu dufite abantu badutaye ariko bazi ko bizaturangiriraho. Uza umuntu avuga ngo atamfite ntiyabaho. Buriya atamfite, uriya se yabaho. Akavuga ngo reka musige ndebe uko bizagenda. Reka da. Nigeze nkunda umurimbyi umwe, mu kanya tugiye gusenga. Yarimbye indirimbo nkunda, aravuga ngo Imana ijya kundema ntawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye, andemeye igihe cyo kuvuka, shyiraho n'iminsi yo gupfa, yandemeye igihe cyo kubiba, ishyiraho igihe cy'isarura, iyo ubuzima bukunaniye. Haleluya. Humura. Ubwo nuko ako niko nzi. Ariko aramavuga ngo humura Imana ikura ku cyavu, uzicarana n'abakomeye. Haleluya. Nukuri hari igihe badufatirana n'igihe, ariko Imana dusenga ivana mu gihe. Nkunda kuvuga ngo uzitondere gufataho ijambo umuntu uri mu bibazo. Nubona umuntu ageze mu kibazo, uzitondere kumufataho ijambo. Uzitondere kumufataho ijambo. Birashaka uyu mwanya uri mu buzima bwiza, uri mu buzima bumwemerera kumuba hejuru, ukamukandagira uko ushaka, ukamuvugaho uko ushaka, ukamusebya uko ushaka, ukamuharabika uko ushaka, wowe kuko uri mu gihe cyiza, ukajya uvuga uti buri impamvu kubaka byamunaniye n'uriya nyine, wowe ukabivuga uko ushaka, impamvu atabona akazi, nta mashuri agira n'ibindi, impamvu atabyara n'ukurira n'impamvu ze, impamvu batamushaka n'uri, ukabivuga. Ari n'abavuga ngo impamvu atubaka agira amahane, impamvu atamurambagiza agira amahane, wahabona hariya, wahabona aba, bakakuvuga uko bashaka. Hanyuma uyu muntu abivuze uko ari mu gihe kimwemerera kukuvuga. Ariko uzitondere kuvuga umuntu kuko ubuzima bujya buhinduka. Uyu munsi uwakuvugaga uri muzamuka, mukazahura, wowe umanuka atangiye guterera. Ntabwo byumvishije. Ibyumva mvugiye ngo amen. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo igihe cyose urimo, niba uri mu gihe cyiza, ukaba uri mu gihe cyo kuronka, ukaba uri mu gihe cyo kwakira amafaranga, ukaba uri mu gihe kikwemerera kuba mu munezero no mu buzima ushatse, irinde gusuzugura umuntu ukiri mu buzima bubi. Ntabwo byumvishije. Iyo mbivuga ngira n'amarangamutima. Hari igihe umuntu aba mu gihe kimutera gusuzugurwa, n'umukozi ukoresha mu rugo akagusuzugura, n'umuzamu wo mu gipangu akagusuzugura bakwita mabuja, bakagusuzugura no muri botiki ugasuzugurwa, muri korari ukabura ijambo, mu kazi ukora ukabura ijambo, mu bantu ukabura ijambo kubera igisuzuguriro. Ariko Imana iyo ikwibutse, ba bandi bagusuzuguye baragaruka. Turashimira Imana ko bamanika amatangazo bakavuga ngo birakurangiriye, bikurangiriyeho. Iyo Imana igutabaye niyo bagaruka bakavuga ngo Imana yasenze iramutabaye. Oya, ndumva before any madryness taxe. Hari ukuntu mbyumvishije. Ba bandi bavuze ngo birakurangiriye. Ndumva mfashirwe. Ndumva before any madryness taxe manda ya sire grome. Happy for the sansoma.
urera mwami wanjye. Ndumva mfashijwe, ndumva hari ukuntu mbyumvishije. Bamwe bavuze ngo birarangiye, bamwe bavuze ngo birarangiye, iyo Imana igutabaye baragaruka. Hari abazabwira ngo twaragusengeraga kandi baragushungaga. Ni muri abandi bajyaga babaza amakuru. Hari abazakubwira ngo rega buriya twagufashije kubabara. Hari abazakubwira tafashijwe. Hari abazakubwira ngo burya twajyaga tugusengera. Basenze ryari? N'igihe kibasenze. Hari n'abazabwira ngo rega ngo telefone ye twarayibuze kuko ugeze mu gihe utabawe. Mwene data unkurikiranye, uzirinde kwiratisha ubutunzi bwo mu isi. Uzirinde gukandagira umuntu bitewe na titiri uriho. Uzirinde gusuzugura umuntu bitewe n'igihe urimo, kuko igihe cy'umuntu kijya kigera amateka yagahinduka, ubuzima bugahinduka. Uwari mayiboba mugahura ari bosi. Wa wundi wakubwiye ngo wampaye rifuti ukayimwima, ejo mugahura twaye imodoka nawe uri kugenda n'amaguru. Mana ishimwe. Ejo mugahura nawe ubuzima bumeze neza, kuko ibihe birasimburana. Ni nayo mpamvu udakwiye kwiheba. Oh Yesu, niyo mpamvu udakwiye kwiheba. Akuka kagitera birashoboka, ugihumeka birashoboka. Ejo wakubaka inzu, ejo wabaho neza, ejo byahinduka, ejo watura heza, ejo wakwambara neza, ejo wakubaka neza, ejo watura mu buzima bwiza, ejo byahinduka. Abantu bakamenya ko wasenze. Niyo mpamvu udakwiye kwiheba ngo ugere ku rwego wakwiyahura. Hari abavuga ngo ngiye kwiyahura, pastor ndumva nakwiyahura, ndabizi. Hari igihe tugeramo umuntu akabona birangiye, ariko dushimira Imana yatanze Yesu. Urihangana gize amarangamutima benshi. Iyo mvuga Yesu numva nezerewe. Wihangane. Hari igihe ndangira mvuga ngo ntago ndi burire, ntago tubugira amarangamutima menshi, ariko kuko Yesu namubonye, naramubonye. Abantu bagiye, Yesu agumana nawe. Abantu bagutaye, Yesu agumana nawe. Amafaranga agerangira, Yesu mukagumana. Mu nzu muri gereza, Yesu agumana nawe. Hahandi bagufunze, abantu bose buriya umuntu afunze, abantu baramusura. Mu gihe cya mbere bakaza, no mu bitaro uzabibona. Utangira bagusura bagufitiye impuhwe, ariko bikarangira batakiza, bikarangira bagusize. Mu buzima urimo utangira abantu bagufasha, abantu bagufitiye imbabazi, babandi bikarangira batakiza. Ariko iyo abantu bahagaze kuza, nibwo Imana iza. Ndashimira Imana yacu. Ni Imana iza birangiye, ni Imana iza ubona ko nta buzima. Ndashimira Imana yera. Ni Imana ivuga ngo baho bavuze ngo pfa. Ni Imana ibeshaho bavuze ngo ntuzabaho. Ni Imana yishyura abana bakiga baravuze ngo ntibaziga. Ni Imana yambika baravuze ngo ntabwo uzambara. Ni Imana itanga inzu baravuze ngo uzapfa utubatse. Ni Imana yubakira abakobwa barababwiye ngo ntimuzigira mwubaka, barababwiye ngo iwanyu ntaho mugera. Ariko turashimira Imana. Mwihangane, tumufite amarira menshi, tumufite umunezero wo gushima Imana. Ntabwo nateguye ibintu numva ntazi ko bigenze. Hacyo bintwaye amarira nayo umunezero. Ntayo gushimira Yesu, ntayo gushimira Imana ihindura ubuzima.
birashaka ko nawe byakurangiriye urimo urinjira muri stage ukabona ko nta biryo abana babibone, humura Yesu araza kubitanga. Abantu bagufashije ijambo, abantu baragutaye, ufite umubabaro w'umutima bw'abantu bagusize bagutaye, ariko humura Imana ifite abandi bantu umumaro, Imana ifite abandi bantu umugisha, Imana yakongera ikazura ibyari byamaze gupfa. Bibiliya yavuze ngo Imana yibuka Rasheli. Ni ukuri Imana ije kukwibuka. Munyihanganire, tumva nanezerewe cyane, tumva n'imuhe byo gushima Imana, kandi reka nyishime. Muzanayibona kenshi, hari igihe nge mba ndimo, iyo ndi mu gihe cyiza cyane kitagiye cyiza, ntabwo ngira amarangamutima y'amarira. Oya, cyagiye mbona ari cyiza, ubundi ngira amarira y'ibyishimo. Kenshi uzayibona abo tubana murabizi, iyo nishimye ndarira, niyo mbabaye ndarira. Ariko noneho aya ndi kure n'ay'imirimo ya Yesu, n'ay'imirimo y'ibitangaza. Ni Yesu ubana natwe, ni Yesu ugumana natwe, ni Imana itadutererana tugeze aho bikomeye. Hari igihe umuntu ageramo na mama wawe ukubyara ntagire icyo akumarira, wa muvandimwe wawe agukunda ntagire icyo akumarira, wa muntu uzi ko yagukundaga hakaba n'igihe aguta mu kibazo. Kandi iteka uzabibona, iyo Imana igira ngo igutabare, ikuraho amaboko yose wari wiringiye, ikuraho amaboko yose y'ibyo wari wizeye, kugira ngo wongere ubone imirimo y'Imana, kugira ngo wongere ubone gukora kw'Imana, kugira ngo wongere ubone ko Imana yacu ihindura amateka. Rero mwene data unkurikiranye, ni ukuri Imana irantumye, basizereye muri iki gitabo. Abantu mufite ikibazo cyo kutizera abahanuzi, nta kibazo, ariko byibura izereye muri iki gitabo, wizere ko ibyo nguhanuriye Imana izabisohoza. Wizere ko ibyo nguhanuriye, wizere ko ejo Imana izahindura amateka, wizere ko ejo Imana izahindura ubuzima, wizere ko utazahora urira. Iyo aturiho ijambo rivuga ngo ntabwo nzahora ndira, iyo aturiho ijambo rivuga ngo ntabwo nzahora mbabaye, aturiho ijambo rivuga ngo sinzahora nkodesha, aturiho ijambo rivuga ngo nzaba umuntu ukomeye, aturiho ijambo rivuga ngo nzaba umuntu w'umunyacyubahiro, aturiho ijambo rivuga ngo sinzakorwa n'isoni, aturiho ijambo rivuga ngo abana yanjye bazigane ufite abana, aturiho ijambo rivuga ngo diporome yanjye izakomera, aturiho ijambo rivuga ngo nzaba mu buzima bwiza, nzatura heza, nzambara neza, nzarya neza, nzubaka heza. Atura amagambo meza, ntukongere kwiyaturaho amagambo mabi uhereye none. Aturiho ijambo rivuga ngo ndi umutsinzi muri Kristo, ndi umutsinzi muri Kristo, ndi umuneshi muri Kristo. Aho abantu babona ko birangiye niho Imana yanjye izabitangirira, aho abantu babona ko bidashoboka niho Imana yanjye izabishobokera. Aturiho ijambo rivuga ngo sinzongera gukorwa n'isoni. Imana data ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo twinjire mu gusenga Imana. Imana iha umugisha mwebwe munkurikirana, ndabakunda nshuti zanjye, kandi mwihangane ko uyu munsi nagize amarira menshi y'amarangamutima. Muzayabona kenshi aya marira, kuko Yesu ndamukunda. Muze murebe Yesu ni mwiza, 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 muze murebe Yesu ni mwiza. Uzayabona kenshi aya marira yanjye, ariko nayo munezero. Tishimye, ndanezerewe cyane. Nababwiye ko kenshi afite ubuzima bw'amafaranga, hariho n'igihe amarangamutima maranyabura ndi mu cya gihe cyiza, ariko iyo ngeze mu gihe kisa naho kigoye, cyajya ubona kigoye, kubona amafaranga bigoye, abana kwiga bigoye, abana kurya bigoye, aho niho nibuka ibintu Imana yakoze, havuga ngo Mana
nkufitiye icyizere. Na cya gihe bikomeye narakubonye, na cya gihe mbona budacya bwarakeye. Ibihe bikomeye bikantera kongera kumva ngomba gushimira Imana, nkabwira Imana nkayibwira ngo cya gihe narakubonye, nkavuga ngo Satani ceceka, hariho umunsi nabonye Imana. Munyemerere dusenge. Shimire wowe ureba kino kiganiro ukagisoza, Imana iguha umugisha. Shimire wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Shimire wakoze comment, like, share ndetse n'ukuri Imana ibaho umugisha. Nakubwiye ngo subscribe nukanda ukazogera ukajya uwa mbere kubona bino biganiro nzayasohora. Nimuze twivugire Yesu. Yesu wacu ni yamamare. Yamamare, Yesu yamamare. Mumva nibigukundira ukubite kuri Instagram, ukubite kuri State, ukubite kuri Facebook, ukubite kuri TikTok. Yesu wacu yamamare kandi yamamare. Imana ibaho umugisha. Munyemere dusenge. Niba rucitse intege ubwira Imana ngo nyambike imbaraga. Niba wari ubuze ibyiringiro byo mutima ubwira Imana ngo nyongerere imbaraga. Niba wabonaga bitazashoboka ubwira Imana ngo ndakwizeye, mbonye ko bitazashoboka, nako mbonye ko bizashoboka. Hanyuma icyifuzo cyose wawe ufite gishyira imbere y'Imana, usenge, Imana izagutabara. Wizere, Imana izagutabara. Mana turagushimye kandi turakubashye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, bwami bwawe nibuze. Tugushimiye kubanye natwe, tugushimiye ko wumvishe gusenga, kumugisha abadukurikiranye. Uyu muntu urwaye mu nda umukize, uyu muntu urwaye umutwe umukize, uyu muntu ubabaye umutima muheza abora umutima, uyu muntu uradasinziriye Mana umuhe gusinzira, uyu muntu ufite umubabaro Mana umumara umuhabaro, uyu muntu ubona ko butazacya Mana wongere umwereke ko nejo ubundi bwakeye. Sengera bari muhe bikomeye Mana ubakore muhe bikomeye. Abashomeri bahereza akazi, abarwaye Mana ubakize. Buri muntu wese adukurikirane Mana umuhe umugisha. Buri muntu wese umuremera ibyishimo kandi wongere ubaremera ibyiringiro. Tugushimiye kubanye natwe, tugushimiye ko usozanyije natwe. Ubuntu bwawe n'urukundo n'imbabazi komeze kutubaho mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Ineza y'Imana ibe kuri mwe. Ndabashimiye mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Ndabashimiye ko mwankurikiranye, ndabashimiye ko munkunda, nanjye ndabakunda. Naho ubutaha, shalom shalom shalom.